iseguriraga iki ko nashubije minisita ndi umunyamakuru muri urwo buryo n'ubu ndacyasaba imbabazi oya bishoboka ahubwo azagusaba imbabazi ariko it was not opposite sinibuka neza no sinibuka ariko icyo gihe kuko no ariko icyo nibuka icyo gihe kuko twese twabibonye icyo minisitiri nta makosa yakoze avuga ati hari ibyo gihe navuze mwebwe musobanura mubwira abanyarwanda ibitari byo muri aka kanya mu mbabarire nizo urabivuga n'imbaraga ukagira ngo kuko hari substance hari na form hari content na form content ya misrepresentinze ni iyihe ariko the form bijyanye na language bishobora kuba bitari uko bikwiye kuba bimeze cyangwa uko byumva ariko did it change the content? Yes. Uravuga yes nakubaza ntabwo bizi nibyo nibuka ariko na minister nawe arahari of course n'ubundi yumbwira nkabaza minister na mbere hose yes minister byari ikibazo cya protocol ntabwo byari n'ikibazo cyo gusubiza minister nabi nge nta kibazo nari mbifiteho ikibazo ni content ko bidasobanutse ibyo ndimo mvuga bitasobanutse meaning what ko ibyo mvuga nenga Kongo ko bitari clear kandi ari nge wari uhari muri iyo nama ibyo navuze byari bisobanutse kandi ari ikintu kimisinga aho ngaho ntumva neza bakwandika bavuga ngo ibyo yavuze si byo bavuze ibyo bo kuri cyangwa yavuze bashatse kuvuga ibyo wavuze ariko babivuga mu buryo butari bwo batanga indi content wawe bavuga ko ibyo mvuga bitumvikana ko ngiye ibyo mvuga nka Minister of Foreign Affairs wari muri iyo nama kongera ko mu mwanya abandi mwari kumwe icyo gihe ni bande mbese ni abanyamakuru dukorana ntabwo bari hano twari mu kiganiro dusangira amagambo magufi turebe turangize icyabaye leta ya Kongo yavugaga ko bari bahari nk'uko nyakubahwa minisitiri yari yabavuguruje nawe akavuga ko batari bahari noneho mu kiganiro kuko abari talk show atari kuvuga ngo turasoma amakuru kwa kundi twihuta ni ikiganiro mwakora ni ikiganiro noneho tubiteramo urwenya turavuga tuti se ko tutariyo nk'abanyamakuru Kongo ikavuga ko ihari u Rwanda minisitiri akavuga ko adahari turaza kubaza uwo muhanzi twabonye we yaranahara tubwira ngo yarashinzwe protocole kuko yagaragaye yifotoza muri iyo nama na perezida w'Ubufaransa ari nawe mwibaza ngo noneho cyabaye niki twibaza ngo niki tubavuga tuti turaza kubaza uwo ni utari ku ruhande rwa Kongo ntabe na minisitiri ashobora kutubwira ko yamubonye cyangwa atamubonye tubivuga dutyo turagenda nyakubahwa perezida wa repubulika ngira ngo ikibazo cyaje kuba ubwo nyakubahwa minisitiri yazaga kuri Twitter akoresha imvugo igira iti Madame SCOVIA mutesi ikiganiro cyanyu kiratera urujijo mu banyarwanda inyandiko yanjye yanditse mu rurimi rwumvikana ubutaha muzashaka umunyamakuru uvuga neza igifaransa asemura inyandiko nk'iyi uko bikwiye mbere y'uko muyiganiraho nibiba ngombwa muzabaze toboraga kubikura bericisha make haraho ya byanditse muri iyo language haraho yabikwestioninze byaba mu cyongereza mu gifaransa cyangwa mu kinyarwanda jewe uko ni minister avuze ibintu wari uhari nk'umunyamakuru nagendera kuri ibyo ngibyo kuki umunyamakuru uwo ari we wese abishatse atavuga ati ngiye ko biri ariko byabaye kubera ko undi yavuze ko atari byabaye yaba ari uwo munyekongo cyangwa undi ishu ni iyihe none ubwo we Olivier wumvaga ikibazo ari iki mwagiye mu mpaka z'iki ko noneho bigenda biba even ishu yo gusemura mu kinyarwanda kuko bari mu kiganiro nk'abanyamakuru bane uko bagendaga basoma iyo tweet mu gifaransa bagerageza kuyisemura ariko bayisemuye banyuranya n'iki specifically ndashaka ko tuba specific bikava mu bintu bya rusange gusa barabisemuye batanga wrong impression gute n'iki batanze badistortinze muri nk'urugero nabaha
kuri ibyo bya Congo kuba yari hari cyangwa itari hari ku buryo hari ngira ngo SCOVIA yageze aranavuga ngo ariko ngo wenda bashobora kuba bari bahari ariko perezida atarahari, perezida wa Congo, ariko Congo yari ihagarariwe. Kandi njye navuze yuko the chair was empty, kandi byari byo. Chair ya DRC nta muntu n'umwe wari uriho, nta n'abantu bari bariho. Kubera ko wavuze akavuga atyo, icyo wajyaga kumusubiza ni ukumubwira ngo no, actually nta n'umwe wari uhari gusa, izindi ntambara ubwo zasubizanye iki? Nibyo nari navuze muri iyo tweet yuko the chair was empty. Ariko erega nta muntu wowninga facts cyangwa ukuri ngo iyo yavuze ntawe ugira icyo abaza, wabivuze ni nabyo, ariko somebody expressinze ko ashaka kumenya ko ibyo ari byo. What is wrong with that? Ikibazo cyari gihari nuko it was even questioning a fact. It was not even my opinion. It was a fact. Questioning what? No, it was your opinion, much as it was a fact. Kuko niwe wari wabizanye. Your opinion can be a fact, much as it may not be a fact. Your opinion is not always a fact. Nobody, this is why I'm telling you, nobody owns the fact. And that's why journalists, as we know it, nubwo mujya mutunenga ahubwo twebwe ntabwo numva ko iyo umuntu yavuze ikintu kubera ko ari minister, byanavuzwe ko ari minister, so nobody says anything kubera ko byavuzwe na minister. How? So your exchange is flawed. It's not right. You didn't even, if you really wanted to act even as a minister, you wouldn't have had this exchange like the way you did. Niba ari ukugiye kujya udiringa n'aba journalists, then there is a problem. So byabanje kuba ko ari interpretation ya French n'ikinyarwanda, kuko ni nabyo wanditse, ni nkaho babubwiraga ko bakwiye kuba bazi igifaransa kizima kitari icyo. So byavuye no kuri substance, byagiye muri ibyo ngibyo birimo iki nka minister, cyo bibonamo ni iki none? It was just to ensure yuko abanyarwanda bahabwa the right information ku byerekeye ibyabaye gusa. The right information iva mu bibazo bibazwa. If they are asking you and you can substantiate what you are saying, abanyarwanda they are benefiting. Another time actually they may question you and find what you said was not right. Still abanyarwanda will benefit. Because Olivier does not have a monopoly of facts. Do you? No, I don't, sir. Hey, so. Why would you behave in exchange as if you own the facts? Na Albert wagusapotingaga bimura namubaza ko bati nabyibagiwe ati ntabwo numva mbizi.